ariko abantu bashakaga uburyo bworoshye bwihuse bwo gukuraho ubwoya bwo ku maguru cyangwa ku maboko cyangwa mu kwaha mu buryo bworoshye bizafasha kutayica uruhu rwawe cyangwa se kwangiza uruhu rwawe. Iyi creme nayikurangira yica uruhu ntabwo yokera, ntabwo iryana. Kogosha mu kwaha kazamo ibiheri, mu kwaha gasa nabi, mu kwaha hagasa n'umukara. Karibu kuri Lisi France Lifestyle, nizere ko mumeze neza, mukomeje gukurikirana ibiganiro nkomeje kubagezaho. Ndakwakiriye nawe niba uri mushyashya undi utarakanda subscribe nakandeho kugira ngo utazajya ucikana. Uyu munsi ngiye kubereka akantu keza, akantu wese yakwiye gukora rwose, kugerageza kubereka creme cyangwa se kubereka umuti watuma ukuraho ubwoya cyangwa se imisatsi dufite, kavuga ubwoya dufite ku mubiri mu buryo bworoshye kandi budafashe igihe cyane. Nkuko turabizi ko musanzwe kogosha ubwoya dukoresha urwembe, dukoresha rasoir, dukoresha umukasi, dukoresha tondezi. Creme isigaye idufasha gukuraho ubwoya mu buryo bworoshye cyane, bitadufasha n'igihe kubereka aga creme kuntu ari ubwenge. Iyi creme zirimo kuyibona ya marque ya Vit. Ngiyi nuko imeze ku ifoto, kwifuka mbashyira ifoto kugira ngo muyibone neza. Nuko nguko imeze ku ifoto. Iyi ni umuti, navuga ngo ni umuti cyangwa se ni creme isigaye itworohereza mu kogosha mu kwaha, mu kogosha ubwoya, bwo ku maguru, ku maboko bwose. Iyi creme isigaye ukora umuti, hanabayikoresha mu kogosha ubwanwa. Iyi creme isigaye ikora akazi kenshi cyane kandi ikatworohereza. Iyi creme umuntu ayikoresha ute, umuntu ayikoresha igihe kingana gute, umuntu ayikoresha ryari gute. Iyi creme ni marque ya Vit, habaho n'izindi marque nyinshi ariko ino marque ya Vit ni marque nziza cyane, nkunze kubona abantu benshi cyane bakoresha. Ifite n'amapatch cyangwa se za mpapuro nazo bakoresha biyepira mu kwaha, nazo nzazibirika tugenda tubirebera hamwe muri rusange. Iyi creme umuntu ayikoresha mu kwaha, ayikoresha yogosha ubwoya bwo ku maboko. Hari abantu badakunda ubwoya bwo ku maboko cyangwa se ubwoya bwo ku matako no hano ku maguru, no hantu bayikoresha. Ntabwo iyi creme bayikoresha ku gitsina, ntabwo bayikoresha ku gitsina, gusha ubwoya bwo ku gitsina ntabwo bayihakoresha. Iyi creme y'umuntu ayikoresheje urayifata ukayishira. Reka maze mbere kuntu kwanza imeze. Iki ni ikinuza cya gatatu nkoresheje ahari. Hano kano kantu urabona uko kameze gafite uruhande rutoya, afite n'uruhande runini. Iyi ngiyi nayo nuko imeze, nuko tibe imeze. Quantité ya n'intuza 200 ml nuko imeze. Imeze dose rwose imeze nk'amavuta, mbereke. Imeze nk'amavuta, ndabona ubutaha ahubwo nzabakora video mbereka uburyo ushobora kuyikoresha. Imeze nk'amavuta utushyiraho gutya gusa. Nimba ari umuntu munini ufite kwa kunini ukoresha kano gaparti ka hano, ni gatoya, akangaka ni kanini ukoresha bitewe nuko ubyisanzuyemo. Nuko kameze, nuko imeze wajya ni nk'amavuta, urayifata ukayisigaho neza rwose, ukayisigaho neza. Nzabakora video mbereka uburyo ushobora kuyikoresha, ariko nagira ngo twiganireho nibereke. Ariko urayifata ugashyira kuri kano kantuza, ubundi ugafata neza ugasiga neza mu kwaha, ugategereza. Niba ufite ubwoya bukeya budakomeye utegereza iminota 3, cyangwa niba ufite ubwoya bwinshi bukomeye bwo mu kwaha ukoresha iminota 6 yonyine. Iminota 6 niyo utagomba kurenza, niyo yabugenewe gukoresha. Intoza byanditseho ni iminota 6 gusa. Ubundi umaze kwikoresha utukuraho. Noneho urana hano hari side yo gusiga, ukoresha usigaho. Noneho hano hari na side umuntu akuzaho, ugenda ugira gutyo ukuba umeze ukora ubwoya ukagenda bwivanaho. Cyangwa se ushobora no gukoresha cyangwa se urupapuro runo mushwari ukahanagura neza, ariko yangiza uruhu. Ni creme rwose ukoresha igihe gitoya agakora ubwoya bwihuse cyane. Ikindi kandi ntabwo izegera gutera abantu babisha bafite mu kwaha h'umukara rwose. Iyi ngiyi ntabwo izegera gutera kugira mu kwaha h'umukara, kuko rwose ni creme ushyiraho mu buryo bworoshye ukanakuraho utarinze ukuba, utarinze, nta mbaraga nyinshi bizagusaba. Urumva uyu muti rwose uzagufasha gukuraho ubwoya mu buryo bworoshye cyane. Hari abantu tuvuge nko muri bino bihugu by'abanyabazungu cyangwa by'abanyamahanga, abantu bino benshi bakunze kogosha ubwoya bwo ku maboko no ku maguru. Benshi bafite nk'ari nk'umwanda, ariko ngewe ntabwo njya mbikora bitewe n'icyo umuntu yagiye amenyera cyangwa se icyo umuntu amenyereye. Ariko hari nk'abantu bakuraho ubwo bwoya rwose. Ni ibintu hano bisanzwe, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu biri normale k'abantu bogosha ubwoya ku ntuza ku maguru ntuza. Ariko ngewe ntabwo nkora kuko
uriya ubwoya bufite akamaro, hari icyo bumaze ku maguru, impamvu ngiye ntabwogosha, hari impamvu yabwo buri ku maguru cyangwa se buri ku maboko ngiye ntabwo mbwogosha. Ariko hari nk'abantu batabukunda rwose, ushaka wabikoresha ukakuraho ku maguru, biroroshye cyane. Ikindi rwose ikareme izagufasha gukuraho ubwo bwoya mu buryo bworoshye cyane. Ikindi kandi bizagufasha ko uruhu rwawe uzakomeza runudu, warangiza gukuraho neza ugakaraba neza, ugakoresha amazi ugakaraba neza, ubundi ugasigaho utuvuta twawe twiza rwose, nta bindi bintu rwose, nta mwanya, n'ibintu byihuse cyane. Ushobora guhita ubikora ugenda muri dushe rwose. Ino creme izagufasha kogosha ubwoya bwawe mu buryo bwihuse, ntabwo izigera yangiza uruhu rwawe, ufasha kugira uruhu rwose rugakomeza kugira uruhu rumeze neza. Nk'umuntu yogoshesha jirete cyangwa se iki, hari igihe umuntu akuba kugira ngo ubwoya buveho cyane, ariko iyi ngiyi rwose nta mbaraga nyinshi bizagera bagusaba, ni ibintu bizagufasha cyane. Iyi creme wayikurangira, ntabwo ihenze pe, ntabwo ihenze, ahantu hose ziraboneka, mujya kuzishaka kandi mu mashopu bacuruzamo utuntu tw'ubwenge, no mu mafarumasi ushobora kuzihakura, no mu mashopu hacuruza ibintu by'amavuta n'ibyo byose, niho hantu wagenda ubihakura rwose, iraboneka ahantu hose. Ino marque ya Vite ni nziza cyane, hari n'izindi marque nyinshi cyangwa brand nyinshi, ariko ngewe nkunze gukoresha ni ngiyi, nyikoresha mu kwaha, nta handi hantu nyikoresha. Ariko abantu badakunda ubwoya ku maboko ntiwayikakoresha rwose, iminota ingana, iminota 3 cyangwa 6 buba bushizeho rwose. Ushobora guhita ubikora ugiye no gukaraba, urumva iminota 3 cyangwa 6 rwose bihita bivaho, ubundi ubwoya bwawe ukabugira. Ikindi uko ubunyine ubwoya bwawe bugiye bukura, cyangwa se udakunda ubwoya, ushobora gukoresha inshuro nyinshi mu kwezi, bitewe n'uko ubwoya bwawe bumera, nta kibazo, ntago yica uruhu, nta kintu uzegera gutera ku ruhu. Ikindi kandi ntibagirwe kwidrata uruhu cyangwa se gusiga uruhu rwawe amavuta, ukarunoza neza kugira ngo hakomeze hamere neza. Iyo udasiga uruhu ngo runoze, ntago rumera neza, ntago ufata amavuta, rurakushuka cyangwa se rukagira umwera. Impamvu ugomba kwidrata uruhu. Nimba kandi abantu bakunda kogosha amaboko cyangwa amaguru, bakoresha SPF kugira ngo mukomeze murinde uruhu rwanyu, sun protection kugira ngo mukomeze murinde uruhu rwanyu. Abantu bashakaga uburyo bworoshye bwihuse bwo gukuraho ubwoya bwo ku maguru cyangwa ku maboko cyangwa mu kwaha mu buryo bworoshye, bizafasha kutayica uruhu rwawe cyangwa se kwangiza uruhu rwawe, iyi creme nayikurangira ni nziza cyane. Ikindi ntabwo ihenze, ni nziza cyane, icyo nyikunda rwose, ntabwo yica uruhu ruguma rumeze nk'uko rwaba ruri, ntabwo yokera, ntabwo iryana, nta mva rwose. Wayikoresha nimba wari ufite abantu kogosha mu kwaha, hakazamo ibiheri, mu kwaha hagasa nabi, mu kwaha hagasa n'umukara, mu kwaha iyi creme rwose yaba ari igisubizo kuri wawe ufite, wajyaga wirangira gukoresha amarazo n'ibiki byose. Iyi ngiyi izaza imera umuti rwose. Utanze abakora video mbereka uburyo ushobora kubikoresha, nzabereka uburyo ngiye mbigenza rwose, kandi mfite mu kwaha hasa neza, ntabwo mfite mu kwaha mukara, nzabereka uburyo uzagenda ubikoresha. Video nzayibagezaho vuba cyane. Ikindi nizere ko abatari bakazi rwose mwakamenya mukakagura, karaboneka ahantu hose, mujye mu supermarket cyangwa amashopu meza, tuba duhari utuntu tw'ubwenge. So ndabashimiye cyane, mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yarisi France Lifestyle. Utarakora subscribe nakore subscribe, video nyinshi ndazi nzibagezeho. Ciao.